turasabwa kwikorera umusaraba wacu. Ibi bigatuma umuntu wese azikorera umutwaro we wenyine, kila mtu ataubeba muzigo wake wenyewe. Gukurikira Yesu bisaba kwikorera, kwemera, kwihangana. Nibyo dusoma muri Matayo 11:28 kugeza kuri 30. ngo yemwe mwese abarusha n'abarebewe nimusange ndabaruhura kuko umutwaro wanjye utaremereye kandi uko nkorera bitaruhije. Yesu nicyo avuga rero. Hanyuma yo yikoreye umusaraba wawe, nuko igihe kizagera Yesu yikoreye umusaraba we kuko ibyaha byacu n'imvune n'imibabaro, ageze hakurya aranesha. Batubwiye mu byahishuwe ngo aragenda azamuka ajya mu ijuru, asanga hari indirimbo z'abamarayika zitigeze zimenywa, zitigeze zahimbiweho akanya kubera we. Iki gihe batubwira ko Yesu amaze kugera mu ijuru, hari ikintu cyabaye ngo bagezeyo nta banyamakuru bataba nk'uko batubwiye ko hari hano. Nuko bagezeho abanyamakuru baramutega bamubaza ibibazo bikomeye. Baramubaza bati urugamba warubonye ute? Yesu ati ni urugamba usaba kwitanga. Ariko babaza ikibazo gikomeye kindi gikurikiyeho. Baramubaza bati uko wabonye wasubirayo? Yesu ati nta cyambuza gusubirayo kuko urukundo rw'Imana. Ndagira ngo mbifurize kuzaririmba intsinzi ya Kristo, dutsindire ibigeragezo bituruka mu kwizera, kandi twizere Kristo, twemere ko kwizera Kristo biduha imbaraga zo kunesha, biduha imbaraga zo gukomeza kuzabona ubugingo bw'iteka, ingo bushya, ibyiringiro bishya, icyizere gishya cya none n'ejo hazaza, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen.